ku myaka ya 20 nibwo yatangiye abona ko byose arukuri. No muhungu depression ikwiye kumufata bitewe nuko ibaze ko ari umuntu ugiye kuba kubonye bwa mbere kandi akarasanga zinka Juno. Oya byo bintu nanjye biba biri kumbaho muri no minsi none urumva. No minsi nibyo ndi gucamo gusa urumva. Naraje urumva nawe araza urumva abantu benshi ewana n'umuntu dukubitanira street babona isasara byatarumva n'ubyaba naye ndacyari umwana sunda ry'abana nyiri umwana. Hanyuma se umuziki wa Juno gufasha iki mu buzima? Umfasha iki? Muri iyi minsi hari icyana kabisa cya fresh cyane kiri mu rukundo na Juno Kizigenza urakizi? Uriya se sinzi niba ubonekereje ari we urumva. Utekereje wowe? Hari bebe maze none minsi muri media ngo bari kubinoza fresh bitajwa yeze sinzi niki. Namubonye Big Town niki ariko afite indirimbo bro. Nese nka buriya nka Joyeza gusabye ngo ujye mu mashusho y'indirimbo ye watinga nka Juno wabyemera? Ngiye nakitinga nka Juno. Nyine uri Juno mu gihe Juno yabadahari wenda ari mu kandi kazi. None kabisa Juno kabisa urumva ukakitingamo. Nuhorana wenda nkunguhe na Joyeza akakwitiranya na Juno cyangwa iki. Uzi iyo ngo dutumire tubivuge turi nta kibazo. Natabivuga ndumwe bakavuga ngo na amazimwe. Izi nzoga zaminuye zezenye nibibe habyuzuye mama feke. Barakubwiye wenda uhaganye na Juno akora ati ncaho wambwiye tushaka ko dukorana collab. Twahita Joyeze none. Bulldog na Riderman baraba papa kabisa ni fresh sana kuko baby girl please give me medicine nuko nari famous. Iyo mbaha ikaze bakunzi ba Big Town TV nk'uko bisanzwe basuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus, ushobora no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye nka Slim Jesus Entertainment. Umunsi rero tugarukanye n'umusore wihariye, turaza kugenda tuganira ibintu byinshi bitandukanye cyane ko ngo yaje atuziye. Ikaze kuri Big Town TV. Asante sana kabisa. Umeze fresh? Meze fresh. Meze fresh cyane kuko nje cyane n'amahoro. Oya urana uko tutarajya muri vibe y'ikirere fresh ariko ewana biragenda vibe uragenda uzibona. Reka dutangirane na vibe twe gutegereza kuza kuzijyamo. Akora none ni fresh badahita bakura ikiganiro. Badahita birukanka cyane. Twagiye banza dutemo rero. Banze mbatemo. Ku myaka ya 20 nibwo yatangiye abona ko byose arukuri. Ashonesha abafata nk'inshuti bamwe muri bo bamubona mufuri. Kumbe niga bikora nk'ukuri yumvaga iminsi yamuhaye isiri. Yakoraga cyane bikunda cyane plot ariho no gufata iyi siri. Urabizi byawe birakura mutsi ko munsi gake bigasura. Ababibona nko gufotora icyo biteze no kubona uko tora yamani. Yaraje yaman yaraje ninde wajera? Ni Skydira yaraje yatejemo kabisa. Yaraje abantu ari kureba bakurikirana kino kiganiro abakunzi ba Big Town TV ndakeka bakimura kuko ari byinshi batangiye kwibwira ariko yaraje kuko umusore yaraje. Skydira bimeze biti? Ewana ndashima ubwo nageze na Big Town. Hari hashize igihe ciringa ashaka gukora ariko bitarabamo ariko ubwo noneho ndi live noneho meze fresh byatari kabisa. Ngo meze fresh meze ahubwo umeze gute kabisa? Nanye neza gusure ko no muziki koko muri kwihambiramo bizagenda bite? Baragaruka uyuhambiraho baragaruka uyuhambira ahubwo uri kutwihambiraho. Reka uyu muziki iri fresh iri gukora neza. Biragiye bigenda biza kabisa umuziki nawo ni fresh ntacyo nabashinja kabisa. Depression mu muziki se ngo bimeze biti? Depression hari abantu haryo bari kugira depression yahora. Ubwo abantu bafite depression bafite nk'impamvu zabo ziri behind ariko twebwe urumva buri muntu afite impamvu utapfa kumenya niki. Ariko nge na depression nta mpamvu n'imwe yabwo yabijya he kweli. Hari nk'umuntu ushobora kureba kino kiganiro akaba ati
uyu muhungu ari gusa nka Juno ngo ni murumuna wa Juno urumva ati kabisa nawe koko hari abantu bari bibone bakabivuga ariko nubwo bari bivuge rayo sinibabuze kuba babivuga ariko nanone abo bantu ntabwo bari babuze kuba bavuga ati no muhungu depression ikwiye kumufata bitewe nuko ibaze ko ari umuntu ugiye kuba kubonye bwa mbere kandi akaba arasanga azi nka Juno. Oya byo bintu nanjye biba biri kumbaho muri ino minsi none urumva ino minsi nibyo ndi gucamo gusa urumva naraje urumva nawe araza urumva abantu benshi ewana n'umuntu dukubitanira street babona isasara byata urumva noneho nkanjye nkare ukuntu asaze yaza kutsaragurika nakumva ukuntu ahisamo amagara wallahi nkatamubwira ati reka wabyishe kabisa urumva ariko nyine cyane izo so ndi guhura nazo muri ino minsi sinzi kabisa ariko ni fresh sana ni umuvandimwe n'ubundi n'umuvandimwe kabisa shout out to him ku muziki myiza big fan kabisa man. Hanyuma se ngo ari igihe abantu bijya bivuga ko nk'aba petit frère bakunda kurira abana kuri ba grand frère uriya nko kuba wenda abantu bakwitanya na Juno nk'abana abanga bimaje kukurisha abana se ntabwo bituma urya abana benshi ibintu by'abana urumva ibintu by'abana nawe ndacyari umwana sunda ry'abana nyiri umwana ntabwo wakirya oya ntabwo nakirya ariko ukuntu bimeze wenda hari base bikuzanira umubare bikuzanira runaka bitewe n'abantu nyine baje kureba uwo muntu n'iki baje kureba ibyo ari byo n'ibyana n'igihe nyine ashyane kirafata urafata nyine tu umeze neza wallahi. Umuziki wa Juno wumva utese kwanza? Umuziki wa Juno tipe ni umuhanga byatangiye ikintu bikundira urumva ni umuntu nyine utita ngo ni umuhanzi ngo uririmba ibi ngibi n'ibi agukubita drill akava gukubita afrobeat akagukubita rap nyine hose kandi umuhanzi mwiza n'umuhanzi udafite limite utavuga ngo akora ibi ngibi niwo muhanzi mwiza rero umuziki we rwose uri kuri standard yo hejuru byatari ahubwo na ka Grammy ari igihe azagashitura yakomeze gukubita fresh hari igihe yakazana kabisa. Hanyuma se umuziki wa Juno gufasha iki mu buzima? Umfasha iki? Ndawukunda sana ndawukunda nkuko nkunda n'indi miziki y'abasana ariko by'umwihariko nawe kabisa imiziki yewe yose ndayimanza nkayivibinga nkumva ibyo ari byo ndakeka ko nta indirimbo yari yasora narashona kabisa. No kwanga umuziki we naho utane niyo yabandi basani nyine biratandukanye byatari cyane nkuko n'abandi basani urukundo mvuze rwaro nirwo gukunda music nyarwanda ariko iyo ugendeye muri kariyeri ewana ari unique byatari tarayewe kude chapeau kabisa. Okay, iyo urebye ubona Juno ni umusani ukundwa n'abakobwa cyane. Man. None iyo urebye ubona nk'icyo kintu abakobwa mukundira? Kintu bamukundira se? Se buriya kabisa. Kintu bamukundira cya mbere mba mbona nanjye nyine tu. Ari humble nyine. Bwa mbere ari humble. Ikindi aririmba neza kandi ikindi afite n'isura ibakurura nyine niki urumva kandi urabizi abana kenshi afite isura ibakurura kabisa kandi murasa kandi ngo murasa buriya babona nanjye ndi kubakurura nawe ubona afite isura ikurura abana buriya bazajya bakurura buriya cyari kubakurura ibazana ko nababona fresh babona bakiri kuza gake urumva hari igihe noneho nanjye nzaba ndi package buriya gusa nyine icyo ngiye mbona cya mbere kibakurura wenda nabo ari igihe wababaza urumva ariko ngiye kuri side yanjye nuko ngiye mbyumva kabisa. Muri iyi minsi hari icyana kabisa cya fresh cyane kiri mu rukundo na Juno kizigenza urakizi cyana cyiza cyane n'umukobwa wa mbere mwiza dufite mu Rwanda numva ayo makuru nta kintu cya Dangera nawe uzi naguze umukunzi wa Juno ugezweho ngo uriya se sinzi niba ubonekereje ari we urumva utekereje wowe hari umubebe maze imwe iminsi muri media ngo bari kubinoza fresh bitajwa yeze sinzi niki namubonye Big Town niki ariko afite indirimbo bro
afite indirimbo ya fresh iriya ndirimbo njyewe wenda nagize amahirwe uyinyumvishaho gake ariko iriya ndirimbo nijya hanze izafata ibintu bya danje kabisa. buriya rero niyo nzi sinzi niba ariwo warumbwiye nyine tu nese hari undi bakundana ni nuriya Joyeux kabisa niwe mukunzi we banafunzemo kabisa nawe zitamo icyana nka kiriya ryarese bazaze urumva nese nka buriya nka Joyeux agusabye ngo ujye mu mashusho y'indirimbo ye wakitinga nka Juno wabyemera? njyewe nakitinga nka Juno nyine uri Juno mu gihe Juno yaba adahari wenda ari mu kandi kazi ukaza kabisa uri Juno kabisa urumva ndirimbo ukakitingamo twabikora nose nyine cya mbere cyo niba nyine yari iki hajyashya ari ubwo rero dushobora kuba twabiciringa tugakora nose hari ibirenze keretse ariko ari akazi biranumvikana azirongaza ari akazi naza tukabikurikirana ari akazi nkabikurikirana nkahamubera kabisa ukamubera nabonye bari no kumwe post nabonye bari kumwe basohotse n'iki avuga ati kabisa noneho ndabona bigeze kure abona ibintu bimeze fresh cyane bigeze kure byatari kabisa ni neza kabisa byatari mbona hari gushya hari n'utuboro nabonye mwasohoye ari muri studio ari gukubita ahubwo nabona nzika n'ibintu byo kuririmba bijyamo buriya nzika ari ibyajyamo ari urukundo gusa uso gusabye korabo ayimuha korabo ko nose ko arenze nibyo nari kubabwira ati abanyarwanda bitege bora agiye gusohora biteguye ya ndirimbo gihe yanebwa ahubwo ngiye nashatse no kwakamo verse ahubwo iriya ndirimbo ni fresh kabisa nijya hanze ibaza nuhura na wenda nk'uhuye na Joyeux akakwitiranya na Juno cyangwa iki nurabona yanyita n'ukuntu mbona mwemera dushobora guhurira nk'imihanda agahita mfata akambwira ati nta nubwo nancika gusa nyine buriya iyo nk'umuntu nyine ukomeje kumwitegereza cyane hari igihe agasura kagenda kagaruka nyine bitewe noneho ko we banahuye agahita abimenya fresh kuko harimo caractère tutaba duhuje cyane kabisa ariko ahubwo wallahi uzambwire umuze nawe kabisa bana nanjye mbona afunzemo kabisa abona afunzemo kabisa uziyongozo duhuze tubaye show ya danje urumva ya danje kabisa ni fresh cyane so Skydira ubu nawe rero uri mu muziki imiziki yawe rero bimeze bite? imiziki yanjye rero iri kugenda kimya ni gake nyine cyane ko nta gihe cya danjira namara muri industry ariko biri kugenda gake nyine feedback ziri kugenda ziba good kugenda wenda urana campaign njya kujya abanyarwanda ba Big Town bakabone n'iki baduhe comment zabo nyine batubwira ati bimeze gutya na gutya rero ndebye kabisa ntacyo nashinja Imana bitewe na experience wenda mfite biri kugenda byimprovinga gake kabisa biri kunyereka nkomeje gukora bya danje ko byagera kuri level nanjye nshaka tu amakuru y'abahaters ukuntu ubu bambajije wallahi bambajije nkaho nabazi fresh abahe turabizi nibabura tuba tubabanyeho urumva ahubwo ndabasuje abaheta tuba tubabanyeho gusa muri no minsi ndakeka bari no kugashaza barababaye buriya umeze neza ngo banzi wawe bari insazi baba bari kugahari ka dane cyangwa kuwimereye ari fresh buri umwanzi wawe yarakaye byataye kuvuga ati iyo wishimye rero ubu ngubu bararakaye byatari cyane kabisa we yagenda kose arakureba abona utuje akahita avuga ati akahita kwibutsa nk'akabazo mwagiranye ati wowe bimeze bite nashaka nyine akantu ahita gukubitamo kugira ngo akwibutsa ariko iyo umeze fresh ubundi wowe ugerageza kubirengagiza ukigukomeza ukikorera staff zawe neza ni nk'izi nzira zakubabaje zaguciye wowe nyine Justin wazikita nk'imvune muri kariyeri yawe? Imvune za mbere nizo ngizo zo kuba wenda wakora projet urumva nkuko nguko urabizi kuba wasora video na audio biba bisaba nyine energy nyinshi kabisa bisa nkaho ari byo nyine biba bigoranyemo gake ibindi nyine ni ukubigeza aho ushaka buriya hari ukuntu umusana kubita nka ball yabona inakubiye ayisora akabona abantu bari kwireba agashaka n'uburyo yigeza ku bantu urumva
ariko ukabona ntago nyine bari kubibona fresh. Izo nizo mbogamizi zikunze kubaho cyane ku bantu bakizamuka. Kandi nawe ufite indirimbo yawe ukuntu bimbaje ariko mwana kandi mbizi wenda ubarisha abanyarwanda urumva kandi nari nakubwiye ngo urana kampiningira urumva baba babyumvishe kabisa. Irimbira hari meruka inshyashya bita Mona Lisa. Mona Lisa hari abakabonye ndabizi hari n'abatarakabona kuri Big Town. Twarakabatamo ariko niba igose ngadutemo twumve twakabatamo twagiye. Mona Lisa, I just wanna lo tu villano lo sina kwanga no ndashaka tu villano slow down asoya kukura baby leave lockdown bayita Mona Lisa ko naga sample bagomba nanjye kubaho gaki kujyana yumva iryoshye bajye kuyumva kuri channel yanjye ni Sky Dira kabisa. Niba ari fresh bambwire kabisa, niba atari fresh nabo bambwire bimeze bite. Njye mba numva ari fresh barumva bitanabaho. Umuntu asakubwiye ko iyo ndirimbo ari mbi wabifata ute? Namufata nk'umuheta. Kuki se kandi wabwirwa n'iki nimba atakubwije ukuri? Cyaze nanone ntabwo abantu dukunda ibintu bimwe. Hari umuntu ushobora kumva wenda bitamukomeye cyangwa se nk'urugero ushobora nko gusaba nk'umuntu wihebeye mu hip hop. Hari nk'abantu umuntu abazi nyine abana baba afrobeat batayakozwa nyine. Ushobora kuvuga batakubwira ati se nk'uyu koko ndetse urumva ariko as long as ari umuntu mubimbwiye narabwiwe n'abandi nk'abangaye ko ari byiza benshi rimwe nyine mitamushyira muri entre parenthèse nkamubwira ati huzo ngakomeza nkikorera boro zanjye nyine kabisa. Hanyuma ni ikihe kintu cyakobaje muri career ndikwa nk'umuntu ushobora kwara kubwira ikintu kikakubabaza pa ibyakobaje byo ni byinshi. Umuntu waba arambwiye nk'ikintu kikambabaza soshya bari nk'igikira muri career kumva gucina jya ati waye byo n'ibiki. Rero njya kuza muri industry nabanje gufata time yo kubyiga urumva bafite abantu nyine tuziranye babikora bafitemo na experience nyeya. Kimwe rero babanje kumuguraho nanjye nabanje kumenya ni ikintu kijyanye no kudacika intege narabanje ubundi nazo nyikigira nyine. Rero umuntu wazinca kandi nazo ntacyo yari gufataho urumva ikintu kijyanye n'umuntu wazumbwira ngo iki ngo nanguki cyo nari mbizi ko kizabaho nyine tu. Rero nabanje kwiga uburyo nzabihandoringa. Rero mpamvu umuntu wese wazambwira ngo bimeze gutya na gutya mpita mbifata nyine nkaho biraho ngakomeza njyewe nikora ibyanjye kabisa. Okay, ni fresh so ariko nanone ongera udutema kandi kantu dutema nk'akandi kantu ka Juno tubanze turebe dukomeze tukwitegereza neza wenda turaza kureba n'abakunzi ba Big Town TV nabo bazatera comment. Nge nanza kumusubiza ngo yego cyangwa hoya ntiwazavuga se koko baravukana cyangwa nibavukana nge nanjye simbizi bazatubwira uziyo ngo dutumire tubivuge turi nta kibazo natabivuga ndumwe bakavuga ngo na amazimwe ziyo ngo cyangwa natazabivuga ari wenyine bakavuga ngo na amazimwe iki nibike uyoboze uvuga ati pahurije muri Big Town dutema turebe batema kandi izi nzoga zaminduye zezenye nibibiha byuzuyemo amafeke ijoro ryakeye banyongoje ubwo ndasinze ndetse ndasengera bandashe fone n'ikofi bahigira vide ndumva mfite amashaka menshi yo guserera shozo sengeramo no kuba disturbinga nta muco n'umwe nyifite wo guporesha ungeza arasotse ndisesenge y'abana duto agasampo urumva musaza nawe ntabwo nakubita imiziki nk'uko ayikubita fresh abura nta muntu uririmba nk'undi ariko imizigo ye mba nyizi kandi ahari yumve ko tubaherukana zamani n'iki wenda abiba biri beyond n'iki ariko shapo kabisa indirimbo zo ziba zatugezeho tuba kabisa nguriza zenye ni cyo kintu gikunda kukuzezengesha yanda no kwigira zezenge mwana nayikugira zezenge
karagira ubaye hari n'ukuntu ubusi ngo ahubwo ntabwo uri zizenge ari wowe zizenge ariko resha turi zizenge mwana. Ni nk'ikihe kintu gikunda kukuzezengesha wowe? Ikintu gikunda kunzizenge wowe bose ni iki kitanzizengesha narazezengeye reka ayo mbona nizezengesha ahubwo Yohana turi bazizenge urumva izezenge hashtag nizezenge ariko buriya zizenge birimo na meaning nyinshi nabona ari abantu bahita bayumva ukundi kuntu buriya hari umuntu wavuze ati kuba mu bantu fresh wigira ikigoryi kugira ngo babemo uwo muntu usuka nyira bari ikigoryi tu ariko nyine ugomba kukigira kugira baye n'abantu fresh kugira ngo babemo fresh nawe ariko urafata n'ubundi kabisa. Okay, muri no minsi hari saga imaze iminsi aho abantu bafata wo bita Melody na The Ben bakabagereranya. Wowe bari abantu babiri ubatandukanye ute ukabahuza ute? Bari abantu se ibyo bintu rero nanjye mba mbishona gutyo tu ariko sinjya nkunda kubavugaho cyane ariko wenda mvuze ukuntu mbabona according to me nyine tu ukuntu mbabona nafata umwe ngo mugereranye n'undi ariko bose icyambere ni abahanga buri wese afite na fan base yiwe tu afite audience yiwe itandukanye n'iyundi byo ukuntu mbibona ikintu navuga cyo hose n'abahanga bari abagabo kabisa ahubwo ikintu mbona ntabwo bagakwiye no kubahanganisha ahubwo ikintu ndi kubona muri no minsi bitewe n'ukuntu showbiz byasakuje bya hatari bakuze bahita badukubita nk'akaririmbo ka danje urumva se indirimbo cyangwa se nk'igitaramo siko ibyo bintu byabikubiye mane bya hatari urumva bagumamira dagakura nk'igitaramo nka hehe nka Arena na The Ben agakubita nka wenda ka Kigali cyangwa se bagahura hamwe ibintu byabagaza audience ndende baramutse bagikoza bakagikora ku munsi umwe wo wajya mu yesho najya mu yesho ku munsi umwe zose nazijyamo utese zose nazijyamo urumva nabanajinga amasaha burya ndi bwikozeho nkareba ibyari byo n'ahandi nkajye kuko bari bose urumva ibisimba kabisa bose ni neza ariko nanone muri munyakazi bya hatari twese turatubizi undi nawe ni umuntu dukubita nawe ibintu bya danje urumva yaba Melody munyakazi twese turashona yatwaye n'igikombe cya Trace Award urumva ko ari munyakazi bya hatari kabisa. Hanyuma se umuhanzi w'inzozi zawe wumva ko utekereza ko mwakorana collab n'indi w'inzozi kabisa ugati umuhanzi dukoranye collab hari ikintu byamarira kandi I have a dream ko twakorana collab? Ngewe kumba mbibona abahanzi bano bakuru bose byambira akamaro ariko ahubwo collab mbona ishobora kubirenze abari yaje na Juno kubera n'ukuntu nyine baba babivuga n'iki sinzi ukuntu nyine mba mbonira yabayo kubyo n'iki babifata nyine tunamba dufite amatsiko buriya ari igihe tuzabikora as long as nawe nyiri gukora umuziki nawe urimo ariko ebana abandi basani nabo bari kubikora neza fresh ndakeka ko buriya ukoranye n'umuntu akurusha izina hari itafari ashyira kuri kariyeri yawe kabisa ariko mubwiye wewe ebana mbona nyine byaba ari izindi vibe za danje kabisa. Hanyuma se ubamba mukoranye nk'indirimbo mwahita ngo iki? Twahita ngo iki? Twahita ngo iki mwana? Nibwirire Shere ibyo bintu byo kwita indirimbo urabizi baritsaze ko hari n'ukuntu ukora indirimbo ukayirangiza utarabona izina ngo biterwa na vibe nyine mwajyaye muri studio. Hari igihe wenda tuvuge wenda muri kano kanya barakubwiye wenda uhaganye na Juno akora ati nshaka wambwiye tushaka ko dukorana collab twahita joyeze none twahita tuyigira joyeze wallahi natokane mu muri aka kanya umva nabonye afite iyo bita Juno twakora iyo bita joyeze noneho nayo urumva ikazi musubiza tu ikazi musubiza none hagahita n'ababyishimira bya Okay, ni fresh. Ariko we ntabwo buri uragira nk'umukobwa nta mukobwa buri uragusarira buriya abakobwa se kana umukobwa aragusarira wenda ariko kwitanya na Juno cyangwa bibaho nk'uko twatangiye mbikubwira bibaho nyine ugasanga cyane bikunze kubaho nko kuri platform zanjye tu ugasanga nyine nk'umuntu aranyandikiye aranshimishije ari no wamamagaye amubwira ati nyamuneka cekinga neza kuri izo ibyo kuri nimero arebye wabona ndi mu bafollowers ibihumbi bingahe n'iki kandi umusaza afite mwe kiniki 200 na
agahita ashona nyine ko atari ngewe n'amazina abona ko atari byo ariko hari ukuntu nyine umuntu aba akibona amafoto n'iki agahita nyine yihutira kunyandikira atarareba n'iki nyine ni ibintu nanjye bijya binsaba guhora nisobanura ariko sinzi ubu nanjye ahantu nzabikwepera kabisa sinzi ukuntu tuzabikwepa tu ariko ntaribi ni fresh buriya iyo bari kukwitiranya n'umuntu ubizi neza ko muri kariyeri adahagaze nabi bikwereka ahubwo ko ibyo bintu ari fresh kuko nahagaze nabi ameze neza akora imiziki myiza n'ukuntu asa nabyo ni fresh iyo bari kukwitiranya nawe se uhita wumva ahubwo ari bless byatari kabisa. So indirimbo ya Juno ukunda kurusha izindi ni iyi? Indirimbo nkunda kurusha izindi ya Juno indirimbo nkunda ye byatari yankumye indirimbo z'ubundi almost ndazikunda tu ariko harimo nk'indirimbo urumva niba yarankubise cyane ubundi hari Please Me akaba na Ndarura nyine nizo favorite zanjye kuri njyewe nyine tumunda urumva nabwo wenda afite iziwe n'undi muntu udukurikiye Big Town afite iziwe ariko ngiye kuri njyewe nizo ngizo mba numva ari fresh kabisa. Uhuye na Juno akakubwira ati rero umusore wanjye ndabona ni fresh nyine ndekuba ngo muhuye ko n'undi munsi wenda umusore wakwa musanga muhura none ahubwo ndi kuvuga muhure mujya muri studio mugiye gukora nk'igikorwa bakavuga ati rero ndashaka kunyereka icyo ufite ndashaka kureba koko nimba ushoboye ku buryo dushobora kuhita tuvana ahantu twasize ni nk'akahe kantu ushobora kuba wakora akagiye kamwemeza twita mutamo nyine ku ndirimbo zanjye wamutamo nk'iyese mutamo nk'akatarasohoka wenda urumva kadutemo twumve Carry me go, don't me lonely. Akosora abanyibakubita itarasohoka nese mirongo ufite ko ari myinshi urumva abanyibakubita itarasohoka byari fresh nta kibazo ariko ntari n'ubundi mirongo irahari yo kuyibahereza urumva batazayisumba ariko batazagatwara carry me go, carry me lonely. This night I go cross flashlight. My mommy water, she want to taste that. My jo, you put me down, sweetie, ready, baby, calm down. Make so low, I no go lay looking in your face, yeah. Akoni nk'agasapo namutamo urabyumva gute wowe fast ngo turetse byandi yiwe wowe urabyumva yo collab urumva nayicyura iyo collab urumva nayicyura iyo collab rero ngewe kuko atari ngiye itanga wowe amanota yawe se watanga amanota yanjye ngewe ndi kuri Big Town mba ndikiragira ntabwo nyamvuga abakunzi ba Big Town ahubwo nibo bavuga nibo bazavuga bati uyu musore koko collab na Juno arayikwiriye cyangwa nagayikwiriye na Juno nabwo azabyivugira bazate muri comment bazata muri comment bavuga bati koko bimeze bite arayikwiriye cyangwa nagayikwiriye agomba kuba barabibona urumva buriya ari byo wenda tuba barambwire behind n'iki ariko abantu ntabwo babona ibintu kimwe ariko ubwo ni comment niziba nyinshi babisaba ubwo azabashona nyine tu gusa n'ubundi ni time ko no muvandimwe any time kabisa twazanabikora bitabaye this time believe ko n'ubundi bizaba kabisa. Okay, Skydira. Umuntu usakwaje wenda nk'intego yawe mu muziki. Muziki wawe. Nukuzana ka Grammy Award. Ka Grammy Award. Nuko gashitura ngagazana hano Kigali KGL urumva. Baravuga ati none ndakicaranye. Nubwo ari urugendo rwa danje. Ariko nabyumbajije dreams zanjye n'iki intego. Izo nizo ntego zanjye rero kabisa nkazanye urumva avuga ati nkaparitse hano ndakaryamanye tu ntabwo n'imiziki nayireka wallahi nabageza boro nyine numva nanjye nshaka kabisa. Iyo urebye abahanzi bakuze mu muziki ubona ari nk'ayo makosa bakora
abahanzi bakuze bakora kabisa ukabati bakora najya kuvuga ngo umuhanzi yakoze ikosa iri n'iri kandi akenshi aribo twafatiyeho inspiration wenda turi no gukora tukaba ntabwo rero wavuga ati umuntu yakoze ikosa iri n'iri cyane nkuko utabwira via ngo akoze amakosa ya nani kirakareka iyo wanaribona waripo amakosa ntabwo navuga ngo ikosa ngo uyu nguyu yabavuga niba ngo amakosa y'iki ngo nibwo buryo bwe ariko abahanzi bakuru abagikora bari kubikora fresh yaravuga ko bimeze neza nyine abakiri kubikora tu urumva nkuko nawe mbikubwiye urumva abantu bakiri gukora bakuru ba Big Papa tutuba respect ya danje kabisa abakiri kubikora rero bari kubikora ngewe uko mbibona ku giti cyanjye bari kubikora neza kabisa abazimye ubu bimeza bitese abazimye nyine ubundi bavuga ko nta hiti igimara igihe cyose hari umuhanzi wigeze kubiririmba urumva nta hiti igimara igihe cyose uraza ugakora buriya ntabwo aba ari ukuzima buriya nawe ubona bariho baba bagifite igihe cyabo bizagabanuka nyine hiti yabo ikagabanuka tu rero ahubwo ufatirana iyo ukiyifite ukayibyaza umusaruro niba ari amashoga kubita ibyano byose nyine ukakubita urumva noneho iyo hiti ikagenda nawe waragaruje maya hanyuma se nk'iyo urebye ubona hiti nyine izo hiti abantu bagira cyangwa se izo hiti abantu bakora muri icyo gihe gito ufite hiti ubona biba bimariye icyo umusani kuba yagira hiti then ukabona kugira ngo hiti igume ubona bisabwa iki hiti kugira ngo igumeho wenda nkuko nawe mbivuze nta hiti igimara igihe cyose ariko wowe ibintu wenda wakora kugira imara igihe kinini icyambere nyine ni discipline urumva hari nk'umuntu hiti kubita bimutunguye urumva agahita asara nyine agahita abyimba kandi nyine hiti hari umuntu uhita wumva nyine yabaye undi muntu kandi n'ubundi abasitari ni abantu nk'abantu urumva akaboro ka bushari nabonye ari kuvuga ngo n'abasitari baripfuna urumva rero umusitari ni nk'undi muntu nyine tu rero ikintu cya mbere cyagufasha nyine gukomeza kubona hiti imara igihe kinini tu cya mbere ni discipline gukomeza gukora cyane umurego wazanyeho ukawukomeza kuko hari abantu nyine hiti kubita agahita yigarika nanone ikindi wenda wakoze cyane discipline yaje ikindi no gukomeza guha ibintu ubahindurira abantu ntukomeze ku kintu kimwe urumva ugende wiyadapta ku bintu byose urumva hari nk'abantu baba barahereye umuziki 2006 wenda n'urugero ugasanga ibintu yaririmbaga zamani nibyo akiri kuririmba kandi ubu ngubu hari izindi njyana zihari buriya hari umuji na umupapa nakunze Bulldog na Riderman baraba papa kabisa ni fresh sana kuko injyana yose ije barayiyadaptaho nibibande kuri bya bindi byazama nabyo bagakomeza bakabikora nibihari bagakomeza bakabikora rero ubona ko movement bariho ni ya fresh wajyana ni upcoming artist kandi ari abapapa kabisa yewe icyo numva wakora nk'umusani to hanyuma se nta musani wenda uraguhutaza muri kariyeri yawe musani ukomeye uramutaza nka gute nyine ukamwaka nk'agaserivisi cyangwa agatagukatira bibaho cyane ariko ngewe buriya sinjya numva bimbabaje tu kuko icya mbere cyo buriya umuziki urimo haso yari nk'ukuntu umuntu nyine ahita abona rero umupita ku kanya uraje ngiye kugukubita muhite mukorana nawe za haso nurazicamo cyane nurabanza gustragoringa nyine ngo ubanze urebe ibyo ari byo biso nyine uzimufatiraho n'iki buriya umuntu kwimye korabo ngewe ikintu ubundi nanabwira n'abandi basani niba kwima korabo nta mpamvu yo gusara ngo nababare ahubwo noneho ihita ukora cyane biguha imbaraga zo gukora cyane biguha imbaraga ku buryo noneho wamusana ahubwo ari uzagusaba korabo mukorane tu naho ngaho kabisa. Okay, Skadia ni ikihe kintu kijya gikunda kuguca intege sasa rero ukabona ko nyine kiguca intege just nakubwiye ko nta intege nyikigira nta intege kigira nazo rero ugomba gukora no gukora abantu baza abiza abantu bagerageza kuguca intege ni benshi muri kariyeri umuntu wese yaba iyo urimo y'ubunyamakuru dore nk'ubu naciye ku mihanda ubu naje hano nzi ko nari bukubona bari bambwiye ngo wagiye mu murenge nagiye mu murenge gukora iki mu murenge nyine gutera igikumwe n'iki ngo se noneho ndiyongoza neza
urumva rero nyine bashaka umuntu babigenda ko nyine ni babahita bakubeshya ahubwo buriya nje n'ubundi mbivuga mbyibaza ubwo wawuvuyemo cyangwa basigaye bamindura n'uko wawuvuyemo cyangwa uraje ujyemo nshaje ndi singo urumva menya bari kubibona ko uri singo cyane akavuga ati bari kubibona kabisa turi umuhungu reka tumwembere umunyamakuru Slim Jesus ati muhitabora ari umubebe wa danje urumva aravuga ati none iki cyane ahubwo abati bahagaze neza ubwo n'agasuti umeze fresh fata umuzi ko atambwiye ngo nanjye nze kwigira iki n'iki ubwo mageze nzi ngo ndasanga wenda uvuyemo hano hari akarorizo fanta tuzinywe waje kuzinywa waje kumwe izo nzoga sharaje waya fanta shabageretse kurekera fanta koko ari udufanta urumva none ndahageze ntungurwa no kubona wimereye neza nta kibazo niba uri ujyemo wenda niba cyaba navuyeyo ahubwo kura urujijo mu banyarwanda hasa hari n'abandi bantu bibonye nk'uko nanjye nabishoneye gutyo n'iki ni za boro hari za apu zigezweho se umuntu yambika ibintu niba yita ngo iki hari yaje hariyo nigeze kubona bita niba ari ngo iki hajyagamo umubepa agahita aza noneho niriya rero niyo nanjye maze iminsi nkoresha rwose kugira ngo ndebe ko natsindira nk'icyana kuko icyana no mu mugi yarahenze ibintu byaragoranye abantu baturi inyuma ya kamera ibyana uba ufite ntabyo dufite uzi ibyana ryo ahubwo twari Skydira none se wowe ngo ni nk'icyo kintu wasaba abakunzi ba Big Town TV bakurikirana kino kiganiro bakubonye bwa mbere ikintu nabasaba cya mbere ni kunsapotinga mu buryo bwose bashoboye niba ubona nyine ibintu music yanyu imeze fresh ushobora kuba wasupotinga ntabwo mvuze ngo mu mfungo cyangwa iki ushobora kuba washaringa ingoma yanjye ku bandi bantu ushobora kuba wama-comment like cyangwa ukama-idea kuri platform zanjye zose ni Skydira Instagram ni Skydira official YouTube ni Skydira urumva rero ikintu nabasaba ni ukuniza amatwi kuko nyine ibintu nyine ndi gupanga gukora nanjye ndumva nyine biteye ubwoba tu ku giti cyanjye ko hari igihe umusana azavuga ngo afite ibintu bya danje urumva yabisora bikaza ari ubufu ariko nyine abantu mfite ibintu byiza rero niba wumva ibintu music yanjye ari fresh ugiye kuri unoze YouTube yanjye urebo zanjye usapotinge ugasharinge ukageze nyine kuri hashoboka niba ubona ka ukomye apana ibyo kubireba gusa ukiciraho nyine tu niba nanone ubona hari ikiburamo umutubwira ati muhindura ibi ngibi nta kibazo n'ubundi nibo tuba tubikorera no kubihindura kabisa wabaye iki mu gahanga se nabaye iki ninuze niki ninuze ni tatu noneho njye bibazo nkunda guhura ntabyo njye nararushye ngaha hano ngo ndi kirisisi ngaha hano ngo ninde urumva ibintu bimbaho umwana ni insazi gusa nyine byatari urumva aka kaboro gafite ukuntu kameze nka ka kandi kanuze ka izi hano noneho urumva nanjye mpura n'ibintu byinshi byatari ariko naribi wese byakugendekeye gute ahasi ni ugukubagana narahanutse mu giti nyine waranutse mu giti nahanutse mu giti mpita mpfa urumva nagarutse rero kabisa mfite aka kaboro hano ariko nyine ni agakovu nyine bisanzwe nuko abantu benshi baba bazi ngo ni agatatuwaje ukwanga urazutse naje mu yindi sura nshyashya nawe ari kubabwira ati ibintu mbafitiye cyane n'izi bibuga bibiri reka bya ruguru iriya n'ibyaha ku isi ubwo urumva rero shana byinshi bo banize amatwi nicyo nabasaba kabisa ni fresh so ubwo urumva abakunzi ba Big Town TV umusore wacu mumushyigikire kabisa mukurikirane ku mbuga nkoranyambaga ze zose hariya yabwiye ko hose si Skydira hose ni Skydira YouTube ni Skydira Instagram ni Skydira official ndumva izo platform arizo nkoresha cyane n'izindi wenda za audio mark mba ndiho naho ni Skydira ariho akadirimba gashya bita Mona Lisa bagiye bakumve bako agakoresha mu bukwe ikindi n'abasani bafite ibiraka bashaka kunama ibiraka byo kubandikira bari ku ikaramu naho abana niko kazi kanjye bandabura rumva sinaba nabatamo namba bakaza ubishaka kazandabura n'iki
namba zitemo nta kibazo nese ko abakobwa bakwandikira mbere zitemo nta kibazo zitemo zitemo turebe nimba abazakwandikira nimba bazaba bashaka kubandikira indirimbo koko twagiye ni indirimbo zitemo nyine ese indirimbo si ugiye kuyandika nyine mwambaza umuntu ushaka ko mwandikira indirimbo cyangwa indi bizinesi yo gukorana umuziki n'iki nimero yanjye ni 0788 94 95 88 7 nizo utazabyumva fresh azasubiza inyuma zabyo anasubiramo ariko anasubiramo ariko nabirenze 0788 94 88 7 narinzi ndazigoswe wallahi ajya sizaje 0788 94 95 88 7 95 narinyegoswe mise mbyumva arakantu mu bwonko gahita kaduhira iyo nkoze mistake mise mbimenya to. Urakoze cyane Skydira. So reka dusoze, reka nshimire abakunzi ba Big Town TV. Nyita Slim Jesus, wowe twakomeje kubana muri kino kiganiro, kamushimire. Ushobora kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye nka Slim Jesus Entertainment. Ufite impano iyo ari yose kabisa, wetayari kabisa, ndakuzana hano ugira ibyo wereka abanyarwanda kabisa. So reka dusoze n'ubundi kudutamo noneho njye nagusigiye n'abanyarwanda batiyemo kabisa akandi kantu karaho hafi kabisa. Mbere yuko mbatamo first nshaka kubanza kuko appreciatinga buriya biba bigoye nyine hari abantu nyine baba supporting abantu nta bintu bya danger ngo iki ngo yamusabye ngo ibiki n'ibiki bya danger. Ndashimira nyine support wowe ushyira kuri industry tu, nubwo hari abatabishona ariko ndabizi tu support ushyira kuri kariyeri y'abasane ni fresh, uzakomereza aho. Ngiye banje kugushimira, nshimiye na team yose ya Big Town, yaba uri kuri kamera yaba nawe uri kuri mic, urumva bose ndabashimiye byatari. Ikindi no gushimira abantu ba streaming akaririmbo kanjye, ngashimira my director ukomeza kumfasha buri munsi, amwita Director Tricks, shout out to him. Nari kubikora fresh kabisa, hari kude chapeau yankore vision nziza, nawe bamuhibira akaba musaye kuri platform ziwe ni Director Tricks. Nkunda abatemo ball nyine za fresh, dukora nine nk'umuntu wanjye wa hafi, rero nawe ngomba kumushimira. Ikindi ndashimira nyine abantu bose bakoze kuri iyo ndirimbo yanjye, nuko amazina bataje fresh ariko ndabashimira byatari. Ikindi ubwo ngubwo ni ugusoza tubatamo. Ni wowe my doctor, baby girl please give me medicine, nuko nari famous nkorera ka pharmacy, ni wowe my medicine. I be down for this garden, you drive me not crazy, wagize n'umurezi sinishaka izindi shuri, she is my glory, your body cool down my mind, kukubona on my side bituma nguma baby ni strong enough, since impamvu utabona you close to me, bikubwira kenshi nkawe nawe waste my time. It's your boy Skydira, ndabakunda cyane. Ciao ciao pa. Sawa sawa.